Shalom, shalom, shalom bakundwa nshuti bana b'Imana abari mwese uno munsi tariki 29 ukwezi kwa munani. No munsi turimo ni cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa munani, ariko nshuti bakundwa nkuko mubizi no munsi ukwezi twari dufitemo ikiganiro kijyanye no kwizera n'ukuntu tugomba kukugira. Niwo mutwari ijambo twari dufite mu kwezi kwa munani, ariko kubera twagize n'irindi somo rijyanye n'ibihe turimo, ibihe tugezemo, maze iminsi n'amasomo dufite, ariko ntabwo byashobotse ko tujyana kuri iryo somo twari dufite muri kuno kwezi kwa munani. Ariko tuzari Imana izadushoboza uko tuzarigenza kugira ngo ibintu bigende neza. Niyo mpamvu uno munsi turi gufata igice kimwe, uko twararangije kubona mu bihe turimo uko tugomba kwitwara, ibihe by'ibihe, ukuntu isi izanyeganyega mwarabibonye, twagiye tuganira namwe mu tuba dufite kugira ngo tugire ibihe byo gufata ijambo ry'Imana turigendaho, turyiga uko rimeze, dusoma twongera turisobanukirwa. Amen. Imana yacu idufashe cyane. Uno munsi tariki 29 ukwezi kwa munani turimo dusoza icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa munani. Nagira ngo tuganire amagambo make ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kwizera. Ariko kimwe gusa, reka tubaze dusenga Imana. Amen. Kugira ngo Imana ibanze ize ibane natwe, idufashe muri kano kanya keza, Umwuka Wera adufashe, atugendeshe uko bikwiriye. Imana ibamugisha. Mwami Yesu wagitangaza, Uwera nyaguhara ku ngoma, tongeye kuzibera muri kano kadushima izina ryawe, muhabwe icyubahiro. Tugeshe mukuru wabanye natwe, waturinze ijoro, igitondo kizima, igitondo gihire. Mwami, twabonye ibitunga ubugingo bwacu, watugiriye neza. Reka mpande zitandukanye z'isi, Mwami, ukomeze utanga umugisha ku ijambo ryawe, ku magambo yawe yavuzwe kuno munsi. Mwami, hari n'abakiri muri kano kanya, komeza utange, Umwuka Wera akomeza akora imirimo. Twizeye ko kumwe natwe mu kanya keza tugiye gufata gato kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryawe, tuganire ku by'ubuntu bwawe n'imbabazi. Komeza ubane natwe Wera, ubane natwe Kristo Wera w'amahanga. Amen. Shuti bakunda ko nemo mbabwira, ikiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose tuba twiga tureba uko tugomba kwiga, tugasangira iby'ubuntu bw'Imana, kuko ni ibintu Imana yaduhereye ubuntu. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ibyari by'abanyabwenge by'abaswa, kandi uwo ari we wese afite kwisomera ijambo ry'Imana, akumva ibirimo, akumva iby'Imana idusaba, kuko Yesu ari ku musaraba i Golgotha yavuze ngo byose bigize bite, byose birarangiye. Amen. Imana ibamugisha. Byose birarangiye, ngo buri wese noneho ubu agomba kwigererayo. Nukuri ujya ugira ubuntu, Imana igidufasha tujye twiga ijambo ryayo yadusobanukirwa. Uno munsi rero ku kintu bijyanye no kwizera, tuzare ko tugiye tubifata ko ni somo rero rikenewe kugira tubeho, kugira twizere. Ndibuka ndi mu ishuri nkiri mu masomo ya theology, nibyo somo twatangiye nari maze igihe kirekire bijyanye no kwizera. Muzi ko ari byo byubatse sogokuruza wacu Aburahamu. Dongo yagizwe sekuruza abizera kubera iki? Kwizera Imana. Yarizera Imana ivuze, akamenya Imana ati iravuze, ivuze itya, kandi akabikurikiza. Amen. Imana iduhe umugisha. Reka rero tuganire amagambo make. Reka dufate Bibiliya zacu. Bibiliya zacu dusome mu rwandiko rwa Timoteyo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 8. Amen. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo waho wa 8. Reka twumve uko avuga mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, umukozi w'Imana igimuhe umugisha, haruhukiye umukozi w'Imana Pawulo, kuko yakoze imirimo ikomeye mu gihe cyakoreye Imana, nubwo abanje gukora ibikomeye, ariko Imana yamugiriye neza iramusanga. Natwe iyo tubigize gutya tukaba mu Mana ibihe byose, uko uri kose Imana irakuzi, igira icyo gukoresha kandi kigira akamaro mugenzi wawe. Amen. Kigira n'akamaro sosiyete turimo aho tuye. Reka dusome izina rya Yesu umurongo wa 8 twumva kuvuga. Umutwe w'ijambo uvuga ngo umurimo wagenewe Timoteyo ari muri Efeso. Amen.
use mu murongo wa 8 icyakora fuzi ko amategeko ntuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko. Kandi reka dusome izina rya Yesu. Icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko. Amen. Imana idufashe cyane, iduhe umugisha. No kuvuga hano ijambo ry'Imana, twite tusoma n'umurongo waho wa 5 ngo ibyo bibategekeye kugira ngo bigire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Amen. Hano amagambo y'Imana, umukozi w'Imana Paulo yandikiye Timoteyo, yaravuga ati icyakora tuzi ko amategeko ari meza. Burya amategeko abaho. Iyo ufite amategeko ugira kwiza mutima wawe ko itegeko rikora kandi gakora ikintu kizima, ikintu cyiza. Ariko bene data, iyo tuza ngo kugira kwizera ngo guhagije, tukagira no kumvira, ngo aya mategeko tugira ntabwo yakagombye kuba yarahari. Amen. Imana idufashe tugire neza. Ahubwo twana n'abantu nitwe tujya tugira ikibazo, tugatuma kwizera kwacu gupungukirwa, tukagira ikibazo kubera ko dukora ibintu bituma tugira amategeko atuma tubaho mu buryo utari bukwiriye. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. None ku murongo wa 5 ngo ibyo bibategekeye kugira ngo bigire urukundo ruva mu mutima uboneye. Ibi byose tubigira kugira tugire urukundo ruva mu mutima uboneye. Kandi ufite kwizera ikintu kugira n'urukundo ruboneye kuri mwene so, kuri mwene nyoko. Amen. Imana idufashe kugira urukundo ruboneye, ko musangiye umurimo w'Imana, ko mukorana umurimo w'Imana, ko mugendana, kugira ngo urukundo ngo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza. Reka bene data, ibyo tubabwira kwa twizere Imana, tuge kuba mu bintu bituyumbayumbisha, ibintu bituma tunyeganyega tujya hirya hino, ahubwo tugire ibiri mu mutima uticira urubanza ku kintu na kimwe, nibwo tuba dufite kwizera nyakuri. Amen. Ngo biticira urubanza, ngo bagire no kwizera kutaryarya. Bene data, hano niba ushaka kugira ubuzima buzira umuze muri Yesu Kristo, gira kwizera kutaryarya. Ibyo bifatanije n'urukundo. Kwizera kutaryarya niko gukwiriye umuntu w'Imana, gukwiriye umwana w'Imana, ko umuntu akorera Imana. Amen. Utaryarya, ntukabiryarye umuntu w'Imana, ko nta kwizera wawe ufite kuri mu. Kuko iyo wizeye nibwo ujya n'urukundo rukira rutaryarya umwana w'umuntu. Amen. Ibyo ukora byose umuntu akabyiyumvamo, ukaba umuntu utunganye ibyo byose. Ariko nta ntungane igibaho, ariko Imana ngo nimugerageze mukore bikwiriye. Amen. Kuko Imana yacu igitubera aho tutibereye, n'ukuri nishoboye byose, ni igitubera ahantu hakomeye, ikadukora ibikomeye. Imana idufashe. Reka dusome noneho no muri Yakobo. Dusome muri Yakobo ibice 2 umurongo waho wa 18. Mose turi mu isezerano rishya cyane. Turi mu isezerano rishya cyane. Yakobo ibice 2 umurongo wa 18. Aho hirya gato. Yakobo. Mane tugire neza bene data, tugire kwizera muri byose. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo kwizera niko kurema. Yakobo ibice 2 umurongo waho wa 18, turebe uko havuga. Umutwe w'ijambo uvuga ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo mukore umutima uboneye. Kandi kwizera kwa mwene data niba ukorera ijuru, urwanira ijuru. Kwizera kugomba kugira n'imirimo. Ugomba kugira imirimo, ugomba gukora kugira kwizera kwawe kuzure. Tufite sogokuruza Aburahamu. Musomye inkuru za Aburahamu mu ijambo ry'Imana, kujya amateka ya Aburahamu, mwabonaga mushaka kubona imirimo yakora kugira akagira no kwizera, akafitanya no kwizera, ugasanga ibintu bikomeye. Kandi ijambo riratubwira ngo burya ngo
no kumvira. Burya niyo wumviye hari ikintu gikomera gikoreka, ko ngo kumvira biruta gutanga igitambo. Batangaga ibitambo, amen. Ariko twebwe ibyo bintu byose twabikoye by'ibitambo, ubu n'amaraso ya Kristo adukoresha ibihe byose. Amen, haleluya. Imana ibaho umugisha. Reka dusome kuri 18 turebe uko havuga. Haravuga ngo ahari umuntu yazavuga ati, wehoho ufite kwizera, yeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Amina. Bene data, aha niko kudahinyurana muri abantu mukorera Imana, muri bene so ntimujye muhinyurana. Kuko hari umuntu, ijambo yatubwiye ngo ahari umuntu yazavuga ati, weho ufite kwizera. Ashobora kukubwira ati, mwene data wowe ufite kwizera, yeweho ufite imirimo. Amen. Ubwo turi abantu tuganira ijambo ry'Imana. Ufite kwizera, ufite imirimo, cyangwa se ufite imirimo, ufite kwizera, ngo ntabwo ari byo tukwiye kwirata. Kumwe afite imirimo udafite kwizera, ahubwo ngo imirimo, ngo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Amen. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, cyangwa nkwereke kwizera kwanjye kutagira imirimo, ngo maze nanjye nkwereke kwizera kwanjye gufite imirimo, cyangwa se unyereke kwizera kwawe gufite imirimo. Murumva ko ari ibintu bikomeye. Kugira kwizera gusa kutagira imirimo ntabwo yabyuzuye, kuba gupfuye, ijambo ryo kuba gupfuye. Kandi kugira imirimo nayo itagira kwizera nabyo biba bipfuye. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ngo nyereka kwizera kwawe kudafite imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye gufite imirimo. Amen. Bana n'amagambo agumagaruka muri byose, muri sanse opposé zitandukanye zofa kwizera gufite imirimo no kwizera kudafite imirimo. Reka bene tata turwanire kugira kwizera gufite imirimo. Kugira kwizera gufite imirimo niko kwizera ngo byose bifatanije ari bibiri, ngo nibyo bikugira umwana w'Imana nyakuri. Ni nabyo byatumye Aburahamu yitwa sekuruza abizera. Amen, haleluya. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Katujye muri Yohana wa mbere ibice 5:14. Yohana wa mbere ibice 5:14. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Yohana wa mbere 5:14. Ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Amen, haleluya. Ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Nkundi ijambo kwizera, kuko nababwiye ko n'igi ibintu bya teoloji bitangira, niryo somo natangiriye. Byadufasha amezi cyane, byamfasha amezi menshi cyane kugira ijambo ryo kwizera. Ni ijambo risesengura ibintu byinshi. Ni ijambo rikomeye. Ni ijambo rikomeye mu mibereho yacu rwose. Umva ubyumve mwene data, ni ijambo rikomeye kandi rikomeye kwizera. Kwizera mwene data, ibintu byose uzabikore wizeye. Nukora ikintu utizeye ntabwo kizashoboka. Nukora ikintu utizeye mwene data ntabwo kizashoboka. Utagize kwizera muri wowe ntushobora kuwagira ku kintu na kimwe. Niba urwaye ntiwizere kuzakira, ntabwo uzakira. Niba uri mu kazi ntiwizere ko akazi kawe uzagashobora, ntuzagashobora, kazahora kakunaniye. Niba uri mu kintu icyo ari cyo cyose utizeye ko icyo kintu gishoboka mu buryo bworoshye, ntabwo gishoboka. Nawe nutizera Imana ko ishoboye ikora imirimo, nta kintu izagufasha. Ko Imana, niba amace n'umugani w'Imana ifasha uwifashije. Amina, haleluya. Yesu adumugisha. Reka dusoma muri Yohana wa mbere 5 murongo wa 14. Twumve uko avuga. Haravuga ngo, dusome izina rya Yesu. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nkuko ashaka. Amina. Umva, reka dusubire muri no jambo muryumve neza. Uko Imana ikora no kwizera kwawe. Amen. Uko Imana ikora no kwizera kwawe. Shuti bene data b'ikiganiro Yesu Kristo bihe byose. Kwizera cyo kintu komeye. Umugire kwizera mu kintu cyose kikushikira mu buzima tubamo, ugire kwizera, byose tunyuramo ugire kwizera. Ijambo riryoshe cyane, ijambo rikomeye. Ijambo rikomeye ngo kandi iki nicyo kidutera
gutinyuka imbere ye. Umva, nicyo kidutera gutinyuka imbere yacu, Imana yacu ihoraho. Nicyo ngo kidutera ngo gutinyuka. Imana ikomeye, Imana umva iteye ubwoba. Ariko ngo nicyo kidutera gutinyuka kuja imbere yayo, kubera tuyizeye ko ishobora byose, ari umukozi w'umuhanga. Kwizera, ufite kwizera n'Imana, umva, n'Imana ikuba hafi, ikumva vuba. Ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Nshuti yanjye, nugira kwizera, Imana yacu ikumva vuba. Ufite kwizera kuzuye kutagabanije, Imana ikumva vuba ngo kucyo uyisabye mu nzira yayo ishaka. Amen. Imana itugire neza, Imana itugire neza, kandi Imana itwitobe ni data. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'ibihe byose, ni Imana y'igitangaza. Amen, haleluya. Ni wizere nshuti yanjye muri kano kanya, wizere ibyo byose. Wizere ko nibitunyuramo izi corona, ibi byorezo n'ibindi bitaraza, we wizere ko Imana hari izabikora iki, izabidutsindishiriza. Amen, haleluya. Gira kwizera mu cyo cyumvira mu bihe turimo. Gira kwizera ko byose bizanyura nk'umuyaga uhuha. Kuriya bakubibisha muri rwango umuyaga wishuheri, bizayo nk'umuyaga wishuheri, bihuhe bigende, ibiza bize bigende, bikugireho ntihagire icyo bigutwara. Amina, haleluya. Koko turi munsi y'ijungu byose ngo tubona ngo natwe bizatugiraho. Ushaka uze wizera gute? Uzarwara. Imana yavuze ngo nubwo uzawizeye akajana ngo no gupfa uzapfa. Yabitara uko nguko wizeye Imana kurusha ibipfa. Aburahamu ntaba yarapfuye, tumubona n'uno munsi, tukajya ahantu no ku nzu ye aho tukahicara. Ariko bene data, uno munsi Aburahamu wese kuzawuca bizera, yapfuye yizeye Imana kishoboye byose. Yewe n'ubu ibihamya birahari. Umva, ariko ntabwo yari Imana yavuze ngo nubwo uzanyizera ugakora ibikomeye ngo no gupfa uzapfa. Kubera iki? Uri umwana w'umuntu, ariko ugasinzira, usinziriye kuzabonana na Yesu Kristo amaso ku masa, ukicara nawe mu ntebe mu bwami bw'Imana. Ubu iyo ugiye muri Israeli, wihariya za Beersheba, ni mu majyepfo yaho gato, ni urugendo rw'umwanya muto uvuye Yerusalemu, ugeze Beersheba, niho sokuruza wacu wabizera Aburahamu aruhukiye muri uno munsi. Rwose urahagera ukavuga ati, sokuru, Imana yarakwizeye. Ujye umva, Imana igifasha, zagire kwizera, nizere ko Imana idukorera byose. Amen, haleluya. Umva, wizere ngo izakumva vuba. Nibyo bidutinyura kuba hafi y'Imana, kubera ko iyo tuyisabye icyo tuyizeye ngo ibasha kutwumva vuba byihuse. Umva, vuba byihuse. Niyo mpamvu ngo Imana ivuga ngo nusaba ugasaba nabi ngo uzabura ibyo wasabye, kubera iki? Wabisabye mu nzira mbi. Nujya gusaba ikintu Imana utizeye ko ikintu gishoboka umwanya wose, umva kizanatinda. Umva, koko iyo wizeye ngo nibwo umva ngo nicyo kigutunye ngo ikakumva vuba. Murabyumva ko Imana yagenda kuri gahunda y'umwana w'umuntu bivanye nuko yizeye. Mbese Imana yakora ikintu utayizeye, ariko ngiyo yizeye ngo itwumva vuba. Amen, haleluya. Imana tugeneze. Reka turangirize uno munsi, reka turangirize muri Daniyeli. Katujye mu isezerano rya kera naho. Imana tugize umuhanuzi Daniyeli, umukozi w'Imana akoze ibikomeye. Jya nkunda ijambo ry'Imana no gusoma kino gitabo. Jya kidufasha mu bintu byinshi tunyuramo ibihe byose, tukagirirwa neza kubw'ijambo ry'Imana riduhumuriza. Dusome muri Daniyeli ibice 11:32. Daniyeli 11:32. Mana we. Umutwe w'ijambo uvuga ngo intambara z'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi n'ibindi. Amena. 11:32. Katuje kuri 32 usanga izina rya Yesu, twumve uko havuga. Haravuga ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Umva iryo jambo, ijambo rikomeye, ayiwe Mana udufashe tugire neza. 11:32 we.
abaha, azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo. Ntabwo ariko na neza. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo, gikureho bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Amen. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Amen. Mwumva hano ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ariko ibanga hano ngo abazi Imana, niwizera uzabuza Imana. Hano ku 33. Abantu mu isezerano ngo azashobora kubashengesha, ariko ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Amen, haleluya. Numenya Imana kubera uyizeye, uzakomera no mu bikomeye, ukora iby'ubutwari. Ukora iby'ubutwari mwene data, kugira ngo Imana ikore iki ushaka wayikoreye kandi wayigire neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro bene data. Niyo mpamvu kuno munsi ijambo twari ko turaganira, ariko wumve wemerwe n'Imana. Uzakora ibiteye ubwoba, ukora iby'ubutwari. Mwene turangije muri Daniyeli, hari ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ukora iby'ubutwari, izera Imana, wizere ko ishoboye byose, kandi ifite byose, kandi icyo nakimenye ko ugomba kwizera Imana kandi igomba kugikora. Umva ngo nuwizere Imana, bizeye Imana. Hari muri Daniyeli ngo abizeye Imana bakaba umva bazi Imana yabo, izabaha ngo bazakoreshwa iby'ubutwari. Izaguha mwene data gukoresha iby'ubutwari, izamuha gukoresha iby'ubutwari, izaduha gukoresha iby'ubutwari. Twizera ko Imana yacu ari ishoboye byose, ariyo nyiribihe, ariyo mugenga wa byose. Imana yacu amahoro kuno munsi, aho mugisha kandi ikomeze bagire neza aho muri miryango yanyu, aho muri mwese, ibyo mukora byose. Imana y'amahoro ikomeze biteho kandi ikomeze bagire neza. Ubwo tuzongera ku cyumweru gitaha twinjira mu kwezi kwa 9. Imana yacu idumugisha, Imana yacu umugisha aho hose tugenda, kandi twese tugire kwizera gukomeye kugira Imana, kuko nibyo bituma Imana itwumva vuba ikadukora ibyo tuyisabye byihuse. Reka dusenge Imana kuri iryo jambo. Mwami Yesu uramahanga itari kirengera kizima, tongeye kuzimbera muri kano kaya tugushima ubugane n'imbabazi, tuyigushima kuno twishimira ibihe byose. Mwami muri kano kaya kw'ijambo rya rito tubonye, Mwami ntabwo ari rito, niridufasha kubaka ubugingo bwacu. Mwami ko aricyo kintu kizagera imbere gitunganye. Mwami muri kano kanya reka muri twe uduhe kwibakamo kwizera, uduhe icyizere, twibukamo kwizera. Mwami amahoro, tumenye ko kwizere ko ari ushoboye byose, twizere ko dushoboye byose, ari uri ahantu hakomeye, ari we uhiga ibiduhiga, urwanya ibiduhaga. Twizere ko ari wowe ubishoboye, nta wundi. Mwami umuhanuzi Daniyeli hariya wakibudya yazavuga ngo ariko abazi Imana yabo, Mwami amahoro, ngo uzanabahesha gukora iby'ubutwari kubera bakwizeye. Reka Mwami uduhe izo mbaraga, ubwo bushobozi, kandi uduhe kwisobanukirwa abo turi bo, uduhe no kwisobanukirwa n'ibyo tugomba gukora ibyo ari byo, kubw'ubuntu bwawe imbabazi. Mwami muri kano kanya sanga abantu bose impande zitandukanye z'isi abahuye n'ibibazo ubikemure. Buri mwana